wakoresha ngo uramenye ngo ntugakoresha umurokore ngo nishaka akazi kawe gapfa. Twishyizemo yuko abarokore n'abantu muri rugendo rw'iterambere bari hari abica ibintu, niba wakora inzugi zihengamye, niba ushiritse ugasanga ikasemo gatatu, niba usigiranye ugasanga bese Bibiliya ntitwemerera kuba inyuma, ahubwo itwemerera kuba ahead, kuba bimbere. Uzabo hejuru gusa, mbese nizo promise zacu. Niki bivuga? Biravuga ngo buriya niba umuntu agomba gukora muri excellence n'abana b'Imana. Buriya ndababara ujya muri company ukabona abana b'Imana bari inyuma, promotion zagombaga kubonwa natwe. Nitwe tsaraye mu tubari, nitwe twari twasinze, nitwe dufite ibitekerezo. Unanirwa ute gutanga report ku gihe? Uzi uko iterambere rigusaba zifite deadline, kuko icyo gihe utangiye kwicara no hamwe kuba umutwe ntabwo ari kuvuga ngo njya nakijwe negamiye umugabo ukomeye. No, iyo nkora ibintu mu buryo bukwiriye mba ndimo ndaba uwa mbere atandukanye mu kintu kindi gikomeye. Abana b'Imana kwe kumenya no kumenya ngo ahantu hose ndi muri position ninda hariya nitirirwa izina ry'Imana. Mu kwitirirwa izina ry'Imana rero kizabigaragaza niki? Ikizabigaragaza ni excellence, ni uburyo nkora ibintu, ni uburyo mba uwa mbere. Niba pastor Nkuranga aho akora muri apost akoramo hakerekana yuko hari difference mu mikorere. Niba ari umuntu ukora kujye n'abara abantu bakererwa n'abarokore, abantu basaba impushya zo kubeshya baguze n'abarokore, abantu ngo Imana ngo izantabarizandegera. Ntabwo Imana igira irengera umuntu muri mediocre. Umuntu ari masonde akora nabi, ntabwo umuntu akora nabi. Wewe ngumbwire gusa ngo uracuruza imineke yatangiye kubura uri ku isoko ngo witeka amezi n'umugisha. Ntabwo Imana idukora umushanga jya kurangura ku isoko uzana ibintu byiza. Niba ugiye Dubai kuko turi mu iterambere ryihuse, ni inkubiri niko wabyise, ariko muri inkubiri twebwe Imana twisezerana ngo muzabe umutwe. Rero iyo maze kumenya ko ndi umutwe, ibintu byanjye byose bikora neza. Niba ndi umudekorateur ni ndekore mu buryo buzima bugaragara butunganyije. Niba nje gukora ikintu cyose nimo nakora, mbese tuve gukora muri mediocre mu bintu byo hasi, twimukire gukorera ahantu hazima, kuko ngewe umutwe nta kintu kirimo. Hamwe n'amasano y'Imana bitandukanye bizatuma nkora neza. Rero kuba abana b'Imana bakora badakorera mu buryo bw'imbere, ntago gukora mu buryo bw'imbere, so guhagara imbere ngo ujye uvuga Yesu gusa, ahubwo no kwa nundi ndi umurepresent nitiriwe izina ry'Imana. Ntekereza yuko ibintu byose nagomba gukora nagomba kubikora neza. Kuri time management ngira mwabivuzeho. Time management uko ngoje time management yanjye birajyana neza n'igitandukanye. Niba uri n'umwana w'umukobwa urahangaha, ntuzambwire ngo Imana izagumugisha ugishiririza ukirundamo imyunyu ngo Imana ngo yaravuze ngo no. Ahura bwira uri mu kazi. Boss arajya ku meza yanze agasiga atariye kubera umunyu mwicu washyizemo. Hindura umwana w'Imana abo umutwe ntago murizo. Unyibukije uburyo Yosefu ari kwa Potifari ngo icyo yakoragaho cyose cyabaga cyiza. ari umucakara w'umugurano, ariko icyo bamushinze cyose kikagenda neza. No muri gereza icyo bamushinze cyose kigatungana. Mu yandi magambo n'abari muri utu tuzi dusanzwe, kaba ikiraka, kaba ko mu rugo, kaba ko mu biro, kaba mu iduka, haba umwana w'Imana asabwa kuba imbere, kuba umutwe. Ni nayo mpamvu uri ari mu njyana badusonesanyira ngo abana b'Imana bafite za big position mu gihugu no mu bitandukanye. Now ibi rero twemerera gutera imbere. Wagiye mu kazi, hari abantu nzi bajya mu kazi ari abashoferi, ejo bundi akidevelopa agahinduka umureceptionist, ejo bundi akavamo akajya kwiga akabanije university bakamugira project manager, ejo bundi ugasanga abaye country director. Baturabafite ubwo buhamya, ariko ntabwo bituruka gusa mu gusenga. Hari ibintu aba yakoze, hari ibintu yagiye akora. Mbese uwadura urwego kugira ngo muri no terambere nitutita ku kintu cyitwa gukora muri excellence, kuko hari rimwe n'imwe twumva gusa ni ibintu bitandukanye, ariko muri Imana yacu ni Imana ya excellence. Nta kintu kimwe Imana bugiremo isondeka. Buruzi kujya kurema muzarebe nta kintu na kimwe Imana yakoze isondeka. Ibintu byose bikora ku gihe, ikabikora neza. Jura muri system umuntu akoreramo uburyo umuntu ateye. Imagine kuba ifite igihe usinzirira, ukaba ufite igihe ugira kuri toilette, mbese ikiyaranja muri za connection ikabikora neza. Rero ahangaha Bibiliya irongera kudukangurira cyane umukristo iterambere asigara inyuma cyangwa akareko tutamureba, nicyo bita kutemera ukuri kubuzima. Kuri kubuzima ni kirero cyo nshaka kuvuga ngaha. Buriya ibintu by'ubukristo tubamo akenshi mu kintu cyitwa kwizera, faith ni ukwizera. Muri icyo cyitwa kwizera rero gisa nkaho iyo tutitonze mu iterambere kitubera ikintu twihishamo, ukumva yuko ibintu byose nko ijambo rikutubwira yuko mu kwizera ari ibintu byose bikoreka, kandi kuko niko biriya ibyemera. Ntabwo ngwanyije kwizera, ariko wajya kureba hirya ukabona hari n'ukundi kuri ku bintu fact, ibintu bigaragara bifatika. None umukristo yareba iterambere yareba byihuta,
we akanga kwemera uko kuri kubyihuta ahubwo ati wama hano nihisha reka mbyita kwisha mu Mana yenda uko kuri kubuzima nkurwanye ntikunshikire. Hari ibintu byinshi bitura nko iyo tuvuga iterambere ibintu byinshi ririmo iterambere mu buryo bwose buri holistic ntago iterambere mu gice kimwe gitandukanye. Rero uko kuri kwemera niho akenshi abakristo turwana nabyo aho ureba ibintu kavuga ariko nta kuntu buriya byamanikwa ngo binsange hano ntirijya kwivunikira. Ese buriya mbese ukumva ari ibintu utavunikira abandi niba mu iterambere bakora amasaha 28 wowe ukumva yenda wajyana ugasenga ibyo abandi babonye mu masaha 28 urumva yene umuntu yakoze amasaha 28 mu cyumweru wowe ukumva Imana yabigwera kuri faveur. Ariko nashaka kubafasha abantu bankurikiye abakristo nitutemera ukuri kubuzima tunitemera icyo ukuri kubuzima kudusaba cy'ubuzima budusaba tuzasigara inyuma. Imana yadushyize ku isi ntabwo ari Imana y'umuswa kandi kadushyira ahari ibikenewe by'isi. Ahubwo ngewe ngasanga abakristo ari twakwiye kuba abambere. Rero ndaza kwifashisha imirongo imwe muri Bibiliya banze ndwanye igice kimwe abantu bajya kwanga ukuri kubuzima. Hari igice kimwe bakoresha nabi kiri mu Matayo igice cya 6 aho bavuga umurongo 33 kugera kuri 33 havuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana mu bindi byose muzabyongererwa. Ahandi havuga ngo ntimwiganyire ngo muzajya iki cyangwa muzambara iki cyangwa muzatekereza iki. Nagira ngo mfashe abantu bankurikiye uyu mugoroba kuko harandi ndi busome ndifata umwanya nagira ngo mbafashe bo kuzibeshya ngo ijambo ryavuze ngo ntimukiganyire ngo muzambara iki ngo cyangwa muzajya iki ngo cyangwa muzatura he ngo n'ubura by'Imana yabugaburira n'ukwiganyire ariko ntiyatubuje gutekereza. Mutandukanye amagambo abiri nta hantu bivuga ngo ntugatekereze oya ahubwo bivuga ngo ntukiganye. Myani magambo ye ni mu Kristo Bibiliya ntitubwira kwiganyira ibyejo ariko itwemera gutekereza ubuzima bw'ejo. Niho kwa kuri kubuzima kuza umwana uri muri iga aziga ate ko byaye umwana abana 3 ndimo nabyara baziga bate eske ngewe muno Kigali nzaba gute. Bese ntago biri tubuza gutekereza iby'ubuzima ahubwo itubuza kwiganyira iby'ubuzima. Icyo magambo wayatandukanye ute? Ya ndaza kwatandukanye kuko kwiganyira n'ubwoba bw'ubuzima. Yego ubu umukristo ntiyagomba gutinya ubuzima ahubwo umukristo yagomba kubera kwizera gutekereza iby'ubuzima. Bivuga ngo rero mungira security n'uburabyo ndabugaburira ariko nibivuga ngo igikona ngo ntabwo twe turi bikona ngo igikona ngo murebe igikona ntikiguruka ngo ni kibiba ni gisaru bese nta na kimwe gikora twege ntabwo turi igikona. Imana igikora nta bwenge kigira. Imana duhe capacity yo gutekereza. Abakristo benshi bajya kwemera ibibazo baravuga ngo n'ubundi bindi yabigaburira nanjye yangaburira. Ndashaka kubafasha yuko mu ijambo ry'Imana hari ndavuga ngo don't worry ntukagire ubwoba ntugatinye iby'ubuzima ahubwo wowe ufite imbaraga zo gutekereza aho bigana. Handi hantu hakabiri nkunda kuvuga ndimo naganiza cyane kikwemera kuri kubuzima buriya ni mubona mukabona Abisirayeli bari mu butayu nta mana ari mu mucanga nta kintu kimwe gihari. Imana yatanze mana cyo gihe hari mu mucanga nta kintu kimwe cyari gihari mu ivumbi nta kindi kintu. Imana icyo gikora intervention itanga mana ariko bageze mu gihugu cy'amasezerano mana yarahagaze. Buriya nta na rimwe Imana igitanga mana ikanani. Mu yandi magambo mu gihugu cy'amasezerano bagomba gukora kuko iyo ugiye mu gutegeka kwa 2:8 ahuzura akavuga ngo ngiye kubaha igihugu kirimo seyiri kirimo ingano kirimo ibyuma kirimo izahabu kirimo ibintu byose muhaguruke mukore ngenzi abaha imbaraga zo gukora ubutunzi. Ndiko mu Imana rivuga ngo ninjye ubaha imbaraga zo gukora ubutunzi zo gushaka make wealth mbese gushaka ubutunzi. Nagira ngo rero tuvane iki kintu cyo kudatekereza cyo gutinya ukuri kubuzima. Ubundi twemere gusenga simbyanga n'amasezerano y'Imana. Ndashaka gukoresha ahantu hamwe haza twere ukuri kubuzima biza no kudufasha ngo yenda niba nituga tuza kongeraho n'ibitekerezo tubyuzuzeho. Munyamwe tujya mu itangira cya 26 itangira cya 26 ntabwo ni hasome hose ariko avuga inkuru ya Isaka. Mwibuka yuko Isaka n'umwana w'amasezerano ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Amasezerano ya Aburahamu yageraga ku mwana we ko ari umwana w'isezerano. Uyu mwana we ngo mu gihugu yararimo cy'isezerano ise yarapfuye Isaka nako Aburahamu ngo Isaka ngo haraba ngo indi nzara itera muri icyo gihugu itari yateraga imbere ya Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka munekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye muri Egiputa uzature muri iki gihugu nzakubwire sukira muri iki gihugu nanjye nzabana nawe n'amasezerano nguhe umugisha kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibihugu byose kandi nzakomeza indahiro narahiriye Aburahamu so. Mu yandi magambo aha bisezerano isa rwose mwite umugisha iri rwose ubonye Imana izabana nawe umugisha urimo kandi nzibuka n'amasezerano yose nagwe hangaho. Ariko muri icyo gihugu yasukiyemo harimo kuri kubuzima. Amasezerano ntabwo ari uve mu ndege
amasezerano ntabwo ari buze muri ekobuteri ngo amanuke ikubite hasi. Isezerano umuntu akwiye ati Imana izabana nawe, nzaguha umugisha kandi urubyaro rwawe ruzagwa ano mahanga, byari bituje. Ariko rero icyo nkundira Isaka, Isaka ari umukristo uzi reality. Ubundi ngene cyako amasezerano Imana itubwira ahubwo agomba gutuma twinjira mu iterambere kurutaho. Niba hari abantu babitsa amasezerano yatuma ubwo dukora mbese tunakora extra hours, tugakora amasaha akomeye n'abarokore, kuko twebwe ahubwo tunafite n'amasezerano, turakora ku masezerano. Iyo ujya gusoma rero usanga abakristo benshi amaze gusoma imirongo ahita ari indirimbo ngo amasezerano y'Imana ngo imaze kuyatanga, ngo ujye usenga ugire ngo kwizera ngo yanazatinda zaza. None se iramubwiye ngo uzabona umugisha. Murebe nano itangaje umurongo wa 12 umuko navuga Aburahamu ajya muri reality asanga ngo umugisha waturuka he, nuko nkunje ipantaro, yego, nuko nshaka umurimo, kuko ava ngo Isaka abiba muri icyo gihugu ntabwo byahaboneka hose. Yagiye kubaza hari ibibanza, reality yaje agiye kubaza ahantu imbuto ahinga, agiye gushaka abexpert b'abahinzi aza muri agriculture n'iki kigezweho two guhinga. Bese reality arayemera hamwe n'amasezerano. Dore ikibazo dufite mu barokore, reality kuyemera turavuga ngo reka twigumire amasezerano, hamwe akanakubwira ngo ndindi isezerano ry'Imana ngo ninjya gukora ngo ifatika nagira ngo Imana irakubwira ngo igiye kuguha inka worora, iguhaye inka nturashaka ikiraro, ntuzi n'ubwatsi aho uba, Imana aguye ngo nguhaye imodoka ntujya kwigira permis. Bese dufite ikibazo kidukomereye cyo hamwe n'amasezerano Imana yatubwiye uburyo atandukanye. Imana iguha inzu muri Kigali, inzu iraza kuza iraza gute, kandi yiduhaye dukoma mashyi tukarimba. Rero akenshi iyo turwanyije reality dusigara inyuma y'iterambere, abakristo bakitwa abanebwe, bakitwa batandukanye, bakagera hirya kubera yuko bategereje akenshi bategereje uruhare rw'Imana, bibagirwa uruhare rwabo. Mbese baravuze ngo Imana hano ngo Isaka yo muri icyo gihugu muri uwo mwaka, murakurikiye neza, yeze ibiruta inshuro 100. Amina. Nukuvuga ngo abandi intérêt ibyo bashoragamo hamwe n'amasezerano y'Imana reality yungukaga 100. Nukuvuga ngo niba umunyonzi yaratanaga icyatanu, Isaka yatanaga 15. Iyi niyo reality ubundi abakristo bakwiye kubamo, cyangwa 150. Nukuvuga ngo 150. Niba umwe yacuruze mitiyu ku muhanda agatahana yenda profit 30, ufite amasezerano y'Imana ahubwo agomba kuba atahana miliyoni 3. Mbese nuko dutinya dusa nkaho ureba ngaho uruvuga ngo abiba muri icyo gihugu inshuro 100 Uwiteka mu mugisha. Ntabwo watangiye umugisha, yabanje kubiba, yego, arunguka, hanyuma Uwiteka ablessinga amuha umugisha mu byarimo. Rero iyi verse yagomba gutuma ahubwo dutekereza ngo mu iterambere hamwe n'amasezerano Imana yatubwiye twarihagaramo dushya. Ariko turacyafite ubwoba hamwe n'abigisha tugenda tugira uko nyine twigisha bameze nk'ibyo nita gutera serumu buriya inakwikinya buriya iyo umurwayi aje arembye, hari igihe kwa muganga bamuga ati umurwayi arimo arababara, reka tumujombe ikinya, hanyuma ikinya arasinzira. Ariko ikinya ntigikiza. Njya mbibona mu bakinnyi b'umupira, umuntu yavunika bakaba bamuteyeho ikinya agakomeza agakina, ariko imvune itakize. Dufite abantu benshi yirirwa mu cyumba kandi yarakwiye gutekereza nka Isaka akemera ukuri k'ubuzima, hanyuma tukamukubita ikinya. Rero kirari kiza, Uwiteka arakwibutse, Uwiteka akuyeho intambara, Uwiteka arayirwanye. Mbese ngo ku musaraba biranaga, kandi ntabwo mu kibazo cy'ikinya iyo gishize mu muntu ababara double. Mureke twemere ahangaha gukomeza amagambo mve. Uwo mugabo aba umukire, murakukeneza, agraduatinga mu bice by'ubudehe, aba umukire, agenda arushaho. Mbese mu yandi magambo icyiciro cya mbere azamuka mu cya kabiri, kandi uyu n'umwana w'amasezerano cya 4 ngo aba umukire, ngo agezaho yabereye umukire cyane. Amasezerano hejuru ukabikonekita no kwemera ukuri k'ubuzima hamwe, ibi byose bigenda bimuzamura. Ibi ni ibintu bundi dufite ibinya byinshi kuruta kubwira no reality. Ngewe nemera yuko ukuri k'ubuzima kwemera, kandi Isaka baravuga ko yabize icyo yaratutubikanye. Nimuza kureba hepfo nta nubwo yahagaritse, ntanze gusoma hepfo akomeza ngo yageze nawe yari afite imikumbi n'amashyo, imutse nagwa cyawe imikumbi n'amashyo ni kuri konti, n'abagaragu be benshi afite muri company yiwe. Yageze aho buri Isaka muri company yarafite n'abagaragu, nuvuga ngo yarafite aba staff, yarafite abakozi, wabyita mbese yara ari mu iseno ry'Imana, ari mu gihugu ni umusuke nkuko natwe twari turimo ngo hano si wacu mu ijuru ni wacu, ariko nubwo turabasuke cyangwa nukuri twemerewe inumugisha cyane, turawemerewe ni uwacu turawemerewe. Rero iyo ujya gusoma ugasoma akavuga ngo rero agera naho atera Abafilisitiya ishyari. Ntabwo ari ishyari ribi, ari ishyari ngo ariko uwaduha tukamera nk'uyu, uwatugeza ahangaha
kugeza igihe avuga ngo amariba yose abagaragu base bafukuye abura amakiriho abafisiya bari barasibishije ibitaka ayemeye cyabwira Isaka ati genda utuvemo kuko uturuta cyane. Iyi rero niyo leta ubundi twagomba kubamo. Ariko twishwe n'ikintu cyitwa kutemera ukuri ku buzima. Tubona amasezerano ariko intambwe tugashaka kwihisha muri ayo masezerano tugahunga ukuri, tugategereza amanu aho kwibuka yuko twageze mu gihugu tukwiye kubibamo. Uri umunyeshuri wiga muri lisanse, Imana yakubwiye ngo nkingurira urugi rwo kujya kwiga muri Amerika. Imana imaze kugura iryo jambo, ni icyo ukora ni ukwemera leta ukavuga ngo rero kugira ngo nzabone buruse yo kugira ngo njye kwiga muri Amerika haragomba kongeraho extra hours zo kwiga, haragomba kongera ibintu bese ari bitandukanye. Niba uri umucuruzi, Imana ikabwira ngo naguye business yawe tujya tubyumva mu cyumba ikujyanye atandukanye, ndakuzamuye nawe wagombaga ahubwo turazenda no kuza kusabira mu zindi ngingo, ariko wagombaga no mu byo ukora no mu byo bitunganya na product utanga n'isoko ry'umurimo kugiga ugashaka kurenzaho kuko aba barabapagani, ariko ngo yageze ahantu babona uyu muntu ageze muri kategori y'umukire cyane. Aha rero niho nemera yuko ari izina ry'Imana ryubaho, ariko dufite ikibazo muri ibintu y'iterambere yo gutinya ukuri ku buzima. Ubura n'umuntu akabwira kwamaze urashaka cyangwa kandi bura barakora dukunda hamwe n'Imana yavuze ndashaka rwose umukobwa wize kaminuza wize. Igihe ugera ahantu noneho ukaganira n'umuntu akakubwira amasezerano ati umenye amasezerano mfite banki yazajya inguriza. Ubu banki imenya amasezerano mfite yagakwiye gufata umutungo nshaka wose, gufata ibyo nshaka ikanguriza, ariko ugasanga aratinya